Amerika hano bibera akarusho umukobwa ufite urukara arahoberana mana nyagasa ni yewe data we ukibaza uti mana ni imodoka y'induba y'imobeye cyangwa umukobwa ari bwatinze waramutse Scott umukobwa afite amafaranga gira ni imodoka baziteguye ntago mbese umukobwa nuko igikarara hako yewe arahoberana Yesu we epo yesira rya Yesu. Any luck with dinner rest for my dad and me? Ati rwose munze gutegura umugoroba ndazosanyira papa wanjye hamagara na restaurant ku mpande zose z'umunsi gahunda z'umunsi schedule aba yayiteguye. Waramutse Madame Fontes. Me Rose. Miguel Nugita Rose. Hey, Rose. Oya ndakwita Fontes. Wait, I can ask you a question? Madame Rose nagira icyo mubaza. Yeah, 1 second. Muryango aramufata baretse gatoya. Sorry. What's up, Miguel? Bite Miguel. So, my wife and I, Rero nyine umugore wanjye hanyuma we were talking about investing more. kandi tuba turashyize kuba twakongera tugashora amafaranga mu mushinga wanyu. Maybe we can schedule time to talk. Sinzira waza kudushakira umwanya tukavugana. Miguel, my firm won't let me take on clients who don't meet their threshold.